Iyi ni Today 250 channel ya mbere ikugezaho amakuru yihuse kandi yizewe, aho twibanda cyane mu myidagaduro, politiki, ubuzima, ubukungu, ikoranabuhanga, imikino. Ntahandi wasanga amakuru acukumbuye byimbitse uretse kuri Today 250. Icyo tugusaba umukunzi wacu ni gukora subscribe ndetse ugakanda kukazogera kari ku ruhande kugira ngo uzajye uhita ubona inkuru dushyize ako kanya, ndetse na like, share na comment. Inkuru itugezeho muri aka kanya, biravugwa yuko umuhanzi Bushali na Slam Drip bamaze kubaka izina mu njyana ya Kenya Trap. Biravugwa ko bongeye gutabwa muri yombi. Aba bahanzi ngo nta kindi bakurikiranweho, biravugwa yuko bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Amakuru agera kuri Today 250 avuga ko Bushali na Slam Drip bamaze iminsi mu gihome nyuma yuko bafatiwe mu gace ka Nyamirambo bari gukoresha ibiyobyabwenge. Aba basore ngo bafatwa bari kumwe n'abandi bagenzi babo barimo na producer. Ubundi biratangaje kumva producer nawe ngo yafatanywe n'abantu nk'aba ngaba. Ngira ngo ni n'ubwa mbere nabyo byumvikanye producer yabafatanywe nenda n'umuhanzi runaka ngo bari gukora ibiyobyabwenge cyangwa bari kunywa ibiyobyabwenge, ibyo bita gucoma, reka tubyite muri ya mvugo y'iki gihe. Kandi twibukiranye yuko mu mpera z'umwaka ushize nabwo uwitwa Hagenimana Jean Paul uzwi cyane mu muziki nka Bushali yari yatawe muri yombi nyuma yo gufatwa ikiyobyabwenge cy'urumogi. Icyo gihe nabwo yari kumwe n'uyu Slam Drip, bafunzwe iminsi 30, nyuma bakaza kuburana bakaza kurekurwa. Iyi nkuru ikunze kunengwa cyane n'abantu benshi bumva injyana ya hip hop, abakunzi ba hip hop, ba rap muri rusange. Bakunze kuvuga yuko abahanzi bakunze kurapa, bakunze gukora hip hop mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, bivugwa yuko hari abantu bakunze kurangwa n'imico itari myiza muri rusange, bitewe n'ibyo baba barimo baba bakora. Yewe hari n'ababyeyi rwose batajya bifuza yuko kubona n'umwana ku giti cye ajya mu njyana, cyangwa tubyite injyana. Burya injyana ziratandukanye, kumva ngo umwana ngo asiga ajya gukora rap. Burya umubyeyi ahitamo rwose, nawe agahita avuga ati ahangaha umwana wanjye ashobora guhita ajya kuririmba nibura injyana ya R&B izwi cyane idakunze gukoreshwa n'abo bantu bakoresha ibiyobyabwenge. Injyana ya hip hop rero cyane ikunze gutungwa agatoki akenshi ikunze kujyana abasore cyane bayikora mu biyobyabwenge. Ugiye kureba uburyo baba babayemo, uburyo baba baririmba, baba bameze, izo stage zabo, aho baba baririmbira abantu benshi bakunze kubakemangwa nk'ukuntu gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi rero Slam Drip na mugenzi we Bushali biravuga yuko bongeye gutabwa muri yombi rwose. Tukaba dutegereje kumenya ikizavamo, wenda nimba bazongera kuburana bakongera kubabarirwa nk'uko bushize bari bafunzwe iyo minsi 30 twavuze haruguru. Ugutegereza no kumenya se kuko byimbitse neza aba basore bafashe ibiyobyabwenge bihe. Inkuru turacyayi kuyicukumbura neza nitumenya byimbitse neza yuko ikiyobyabwenge bafatanywe nyirizina. Amakuru nta handi wayasanga mu by'ukuri, ni kuri ino channel yacu ya Today 250 kugeza exclusive cyangwa breaking news igezweho. Nta handi wayasanga rwose. Ingingo isobanura neza ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Gucuruza ibiyobyabwenge bihanishwa ingingo ya 594 yo mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda. Ivuga iki rero? Ivuga ko umuntu wese unywa, ucuruza cyangwa
ukwirakwiza ibiyobyabwenge ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3, my friend. Kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'izahabu. Nta blague, ni ukuvuga ngo nta mikino. Ni ukuvuga ngo icyo gihe unafunzwe n'iyo myaka yose bagushyiraho n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni 5. Aba basore byaba bibaye impamo bagafungwa, iyo zahabu yo ese amafaranga byagenda gute? Ese baratanga amafaranga gusa wenda? No kubyitega kugira ngo tumenye neza amakuru yimbitse y'aba bastar, ndetse ko bari bafite n'abakunzi benshi cyane babakunda, babakurikira. Usanga kenshi umwana aririmba ibyo abahanzi baba baririmbye, ugasanga imyitwara ashaka kwitwara nk'abo babushari, ba Snap Drip, n'abandi benshi. Gusa reka twitege tuze kumenya ikirimo. Inkuru nta handi uzayisanga mu by'ukuri. Tuzajya dukubita breaking news y'abahanzi, ndetse turacyari kuyikurikirana neza twumve, tuze no gushaka amakuru ku bayobozi, twumve icyo batangariza mu by'ukuri, nimba ayo makuru kuko ariyo. Nta kindi tugusaba rero no gukora subscribe, share, like, comments, ukajya udukurikirana byimbitse amakuru tukugezaho. Nta kindi, nibyo ngibyo. Murakoze cyane.